Ko umeze neza uri amahoro shuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Kuri kamera ndi kumwe na Evangeliste Theoneste, tugiye kuganira ni ikiganiro cyitwa ibihe n'ubuhanuzi. Murabizi ko ari ikiganiro twentroduje ko tuzadukora umunsi ku munsi. Rero tugiye kuganira na Theo, turagana byinshi bigiye bitandukanye. Uze gukurikira iki kiganiro dutangiye kugeza dusoje. Nziko Imana yo mu ijuru iraduhananamo umugisha. Theo, tugwaye karibu. Murakoze cyane abadukurikira umunsi ku munsi kandi tubashimire. Ngiye nkunda kubwira abakunzi ba Bigereza TV Yego. Ko rwose nezezwa cyane nuko ibyo nkora babishima. Hari abanyandikira comment ariko buri muntu agiye akora subscribe nawe akibona ikiganiro. Yego, nabibasabye kandi abantu bacu n'abantu beza baraza kubikora. Imana ibaho umugisha rwose. Yego. Murakoze ikaze muduhaye ngo Imana. Ariko pure hari ikintu kijya kineze. Si ukubeshya n'abantu bose badukurikira. Kuri icyano twahuze yaba ya Dana Bigereza TV. Reka mbanze shimira Imana kandi nagushimire. Iri sina abantu benshi ntabwo barasobanukirwa iki kintu. Abenshi bazi ko ngo ari abakozi b'Imana. Ntabwo burya bihagije. Ko umukozi w'Imana ntibihagije, ugomba no kubura umwana w'Imana. Yego. Wari uzi ko umukozi atamenya ibyo shebuja atekereza, ariko umwana arabimenya. Yego. Ngushimire rero kuri umwana w'Imana. Amen, amen, amen. Mwakiriye mu kiganiro ibihe n'ubuhanuzi, hanyuma tugiye kuganira. Donc iyo tuvuze ngo ibi bihe, wowe ibi bihe ubibona ute? Aha, tutaratangira kuganiriza abantu b'Imana, wankundiye ngasenga. Yego. Tukabanza tugasaba Imana ko Imana ari dushoboza ikaduha n'ubwenge kugira ngo tuze kubona ibyo tubwira abantu. Turagushimiye uwera wa Isirayeli, turagushimiye nyiri ibihe n'iminsi. Wowe udahwema kutugirira neza, wowe utuzigama umunsi ku munsi, ntuhabwe icyubahiro. Ntukabure icyubahiro tugikanyakanya kukuvuga. Hari abantu benshi Mana ibizawe babirambitse, twebwe rero tugikanyakanya. Reka mvuge ko tugikanyakanya, turacyagerageza. Ndagusabye kugira ngo ukomeze uduteze intambwe, uduhe imbaraga zo gukomeza kukuvuga neza ku isi yose, kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwaguke. Iki kiganiro umwuka wera w'Imana gishyigikire umuntu ugiye kucyumva, imbaraga z'Imana zibe kuri we, kandi abakunzi ba Dana Bigereza TV bamenye imbaraga z'Imana, bahindukire kandi bamenye ibihe tugezemo. Mwuka wera w'Imana aze kumfasha. Urakoze kugiye kubana na kameramani Prince Robert, umushyigikira umuhungu wawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Ndakwakiriye. Iyo bavuze ibi bihe wumva iki? Urakoze cyane. Reka mbanze mbwira abantu yuko tugeze mu gihe kitoroshye. Yego. Mbere yuko wenda dukomeza mvuga ku bihe wenda uko mbibona, reka mbanze ahubwo mpumura abantu, mbanze mbabwire ngo ibihe byarahindutse. Yego. Tugeze mu gihe gitandukanye n'icyo tuvuyemo. Jewe ntabwo nkuze cyane, ariko nshingiye ku ntu twagiye dukizwa n'ukuntu umuntu yajyaga agira umuriro ucyakira Yesu umwami n'umukiza uwo munsi. Hari imbaraga wahitaga wakira. Yego. Ukaba mu buzima butinya icyaha. Ariko uko iminsi igenda iza, kubera iminsi igenda irushaho kuba mibi, mite nataka nkubwire ko ibi bihe turimo ni ibihe bigoye. Ibi bihe turimo ni ibihe bisa nk'ibya nyuma, ariko si n'ibisa ahubwo ni ibya nyuma. Pawulo yabivuzeho, yandikira Timoteyo. Yamubwiye ijambo rikomeye, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3. Yaramubwiye ngo hazabaho ibihe birushya. Ndashaka kubanza kubwira abantu ko turi mu bihe birushya, ariko bitegurira ubwami bw'Imana. Turi mu gihe kigoye, aho uri kureba ugasanga abantu ntibafite inyota y'ijambo ry'Imana, ahubwo banyotewe no gushakisha amafaranga. Bibiliya yarabivuze yeruye, iravuga ngo bazaba bafite ishusho noneho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zabo. Ariko Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wa, abameze gutyo mutazaba muri kugendana doko ukabona ntimuhuje, uzajya ubatera umugongo, kuko muri icyo gihe abantu bose bazaba bakunze icyo bita imbiya. Donc ari akantu unyemerere subira inyuma ho gatoya. Ntabwo nkunda ibintu by'amafilime cyane, ariko hari filime nkunda. Filime ya Natanayeli. Ni filime y'Abafilipine
irimo inyigisho niyo mpamvu abana banjye bararikunda nkunda kuyibashyiramo kenshi. ushobora kunsura bakayikubwira A-Z. ni filime irimo ikintu cyitwa ubuhanga. mu ijambo ry'Imana birimo buryo umukirisitu abaho, buryo umukirisitu ashobora gushukwa, n'uburyo umukirisitu ashobora kurwanirirwa, n'igihe harimo uburyo Imana yagukiza. ni filime nanayikumbuza abantu cyangwa se utarayireba wihangane uyishakishe. ariko hari ijambo umugore urimo yitwa Eviyeri yavuze, abwira abantu bari batuye mu mujyi witwa Mega City, arabwira ngo tugiye kubaka ikintu cyitwa umujyi ukomeye. ariko uyu mujyi gahunda iriho ni ukugira ngo abantu tubarangaze. uranyumva? baherera mu gushakisha amafaranga, bakunda ikintu cyitwa ubutunzi, ariko dufite gahunda yo kuzarimbura Mega City. bantu kubera ko barangaye bose bazapfire muri Mega City. sinzi nimba nawe warayirebye. narayirebye. noneho system iriho niyo kugira ngo abantu barangazwe n'ubutunzi, ariko hariho gahunda yo kugira ngo ntibazamenye iby'ubwiru bw'Imana. mu yandi magambo, iminsi turimo ni iminsi itoroshye ku mukristo watangiye urugendo rwo kujya mu ijuru. ntabwo ari iminsi mu yandi magambo, iyi nzira turimo ntabwo ari inzira yo gukeneraho. abenshi barangariye mu biryo n'imikino. Theo, ntabwo ari ibiryo gusa, nta nubwo ari imikino gusa, ahubwo ubwo iyo mvuze ibiryo haba hari amashami yabyo. iyo mvuze imikino hari amashami yabyo. yego. ibirangaza abantu byo ni byinshi. bahugiye mu biryo n'imikino, wowe fata icyo. kuko mvuze imikino, ubwo buri muntu wese ahita yisanga mu mukino akunda. hari abakunda komedi, hari abakunda futuboro, hari abakunda filime, hari abakunda. iyo mvuze ibiryo ni ibishamitseho ubutunzi bwose. reka wenda ako kantu uvuze gatumye abantu barangara mu bintu by'imikino. bisa nirukankana ubwenge bwanjye cyane. uzi ko no mu nzu y'Imana ujya kureba kubera ibihe turimo, ugasanga abantu bameze nk'abari mu mikino. ahubwo bari mu mikino, bivuga ngo bameze nk'abari mu mikino. kuko urajya mu rusengero rumwe ugasanga, reba nk'ahantu ushobora kwinjira mu rusengero, umwanya ijambo ry'Imana bakayuma iminota 10, banabagara mu gitondo babyina basirimba, bakanabira n'ibyuya, ijambo ry'Imana rikabura umwanya, wagira ngo ni imikino bibereyemo. rero turi mu gihe kigoye. mu nkundire tuze kubyumva mu ijambo ry'Imana. ariko icyo nabwira abantu badukurikiye, nimumenye ko ibihe turimo ari iminsi mibi. turi mu bihe bya nyuma by'imperuka, ariko twumve icyo Yesu yabivuzeho kugira ngo tuze kugenda dusobanukirwa. buriya nshobora kukubwira inyurabwenge yanjye, ariko twirefeye ku ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana niryo buhanuzi butavangiye. turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 17, dusoma umurongo wa 20, turaza gusoreza ku murongo wa 25. haravuze ngo ibizaba mu gihe cy'imperuka. abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Imana nishimwe. 22 avuze ngo, abwira abigishwa bati, hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. kandi bazababwira bati dore nguriya, cyangwa bati dore nguyu, ntimuzajyeyo. haleluya. kandi ntimuzabakurikire, kuko nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagirana mu rundi, uko niko Umwana w'umuntu azaza uwo munsi. haleluya. amen. unkundire nongereho n'amagambo ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, kugira ngo tuyahuze nayo. igice cyaho cya 24, murongo wa 37. mva kuntu Matayo we ahanuye. 24:37 yaravuze ngo, uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba.
nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waje ukabatwara bose. ubuse uraza kumbuza iki kandi tumaze kumva aho ibihe bigeze? Okay, nari bivuze ariko hejuru yuko tubibonye ijambo ry'Imana ryagiye ribivuga, rinadekriva iminsi y'imperuka, inerekana uburyo bizaba bimeze, uri kumva, ariko ntabwo byakora ko tuganira kuko Yesu yaciye umugani w'abakobwa 10. Yego, bari bafite gahunda y'ubukwe. y'ubukwe Harimo 5 b'abanyabwenge. Yego, harimo n'abandi 5 b'abapfapfa. Ariko abakobwa uko ari 10 bose Bibiliya ivuga ko bari basigize gute? Basinziriye. Bose bari basinziriye. Bose bari basinziriye. Sibyo? Gusa gusinzira kwabo kwari gutandukanye. Bamwe basinziriye mu merezo zabo harimo iki? Amavuta. Abandi basinzira mu merezo zabo nta yarimo. Bivuze bashobora kuba bari baretse akarinda kama, uri kumva? Donc hari uburyo bwanze bikunze bwamaze amavuta mu mperezo cyane. N'uyu munsi nkuko byari ku bwa Nowa nkuko bivuze. Yego. N'uyu munsi niko bimeze. Ni ijambo ry'Imana bivuze. Yego. Sibyo? Yego. Ariko umwuka w'Imana ari kuvugira muri wowe. Yego. N'uyu munsi niko bikiri. Sibyo? Abantu bararongora. Yego. Bararya. Amakwe barayakora. Bararamaraye. Barubaka amazu. Ni byiza. Yego. Benshi bifuza no kumenya umunsi w'Umwami Imana. Cyane. Ariko Bibiliya yavuze ngo uzabatungura bose. Ariko se nta bimenyetso ko wamvuze ngo ndakubaza iki? Nibura nta bimenyetso bishobora kugaragaza uyu munsi w'Umwami Imana. Burya umuntu ashobora kuvuga ngo aje kukureba mu gihe atarakugeraho akaba ari igicucu uri kureba. Yego. Ariko iyo akugezeho kiba kirangiye. Yego. Nibura nta gicucu wabwira abantu basinziriye ukavuga ati nyamara mube maso. Rero urakoze cyane, nicyo nashakaga ko ugeraho muri message nashaka gutanga. Yesu niwe yabyivugiye, abivuga yeruye, arababwira ngo muri icyo gihe cy'iminsi muzamugezemo kigaragaza iminsi y'imperuka, hazaduka ikintu cyitwa abigisha b'ibinyoma. Bibiliya bivuze muri Luka 17:20, aravuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo buzapfa kuza nk'uko mubitekereza. Ntabwo umwana w'umuntu azapfa kuza uko mubitekereza. Aravuze ngo nk'uko umurabyo urabiriza mu ijuru ukagaragaza umucyo wako, kuko umucyo w'umurabyo buryo ukubita, ngo niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba kumeze. Luka we yabivuzeho neza, igice cyaho cya 12:37 Purito 35 ageze ku murongo wa 39 yaravuze ngo nk'uko umujura atungura nyir'urugo. Yego. Nk'uko umujura atungura nyir'urugo, yego, niko n'umwana w'umuntu azaza mu gihe mutatekereza. Ngo yaba nyir'urugo yamenyaga umujura igihe azazira, ngo yabaye maso, ntiyakunze ko inzu yigira gute? Ishya. Icukurwa. Gushya nyine ubwo habaye umujura aje kwiba. Niko urumva umujura aba yaje umuganda aje gusahura. Noneho Yesu we abigereranya, aravuga ngo uko umujura ashobora kuza atunguranye, ni nako umwana w'umuntu azaza. Ese uyu mwana w'umuntu Bibiliya ivuga nini? Nibutse abantu ko Kristo uko yagiye mu ijuru yagiye ari umwana w'umuntu, azagaruka kandi nagaruka Kristo azaza ibirenge byazaza yambaye uko ari mu ijuru, azaza yambaye umubiri nk'uwa kimuntu. Sinzi nimba abantu babyumva. Barabizi. Ari ikiganiro jone nakoze, navuze ko mu bushobozi bw'abamarayika cyangwa se abana b'Imana bafite ubushobozi bwo kwihindura bakambara imibiri y'abantu. Azaza doke umwana w'umuntu azagaruka yiyereka abantu isi yose imumenye. Kandi ikindi nibutse abantu ko Yesu naza azamanukira ku musozi bita Erayono. Ikirenge cyazagikandagizaho. Wari uzi ko ikintu kizabazana Yesu ari kugira ngo yimane n'abera b'Imana imyaka 1000. Yego. Ariko mbere yuko aza hari uwitwa Antikristo. Rero Antikristo niwe rero urakoze cyane, Imana igumugisha. Antikristo uyu nguyu niwe aza akazana n'icyo bita abigishwa b'ibinyoma, kuko turi mu bisi y'imperuka. Araza afatanye n'abo bakozi be, nibarangiza bayobye intore. Bibiliya yavuze ngo muri icyo gihe bazajya babayobye, babwire ngo dore nuriye. Ati Kristo azaza yigire Kristo.
noneho ngo azayobya benshi. Ariko Yesu hari ijambo avuze muri Luka, aravuze ngo nibabwira ngo ari runaka ntuzajyeyo. Haleluya. Aravuze ngo ntimuzajyeyo kuko ntabwo ariko Yesu azaza, ahubwo Yesu azaza nk'umujura, azaza nk'umurabyo. Imana ishimwe. Yesu arabivuze neza, aravuze ngo aba bazaza bazayobya benshi. Umugabo bita Danieli we yarabihanuye ngo muri icyo gihe cy'iminsi y'imperuka bazayobya n'intore z'Imana, n'abera b'Imana bazayobya, n'abitwa ko basenga. Niyo mpamvu nasenze mu isengesho ndavuga ngo twe tugikanyakanya, tukigerageza gusenga, tukigerageza kuzura umwuka wera. Nimureke duhumuke, tuve mu bintu byo kurangara nk'ibyo uvuze, kuko turi mu gihe kimaze nka mega city. Ntabwo myumvishije. Tugeze mu gihe kimaze nkuko uriya mugabo iriya filime ya Natanayeli bimeze. Hariho system yo gushaka amafaranga, abantu bose bari bize. Uyu munsi wa none kubwira umuntu ngo Imana iravuze, atakubwira ngo Imana se yagiye nanjye isanga ikamvugisha. Ntabwo abantu ibintu by'ubuhanuzi bakibyemera. Na bene data bari mu mahanga, kubera ko hadutse abigisha b'ibinyoma, abadiaspora benshi kandi ndavuga iki kintu kubera ko hari abavandimwe dufite iyo bajye batubwira atari ibintu byo mu Rwanda byaraducanze. Umuntu araza akikumura ngo baba bari kumumura kwa byahatari, kandi ngo babanje bari kumumura ukagira ngo ni Imana ivuze. Ntabwo Imana ari Nyamatanga si radio. Abantu banabisobanukirwe kubera ibi bintu by'imisi y'imperuka. Abantu bari kugenda bica ubutumwa bwiza, na bene data byariyo batabona aho bateranira wenda bumva ijambo ry'Imana kuri social media, bamaze kubihirwa. Donc Satani afite yeri n'amanyanga. Prereka nkubwire, hejuru y'Imana uretse Imana yonyine nta wundi muntu ufite ubwenge nk'ubwa Satani. Si mwamamaje Satani ntacyo mpfana nawe, ariko Satani ni umunyabwenge, ntimuzamufate nka feri. Satani ajya mu iteraniro akakuyobya, agafata umupasiteri. Hari umupasiteri umwe wigeze ngo kujya kubwiriza ariko afite touch, ariko anakurikiye Manchester. Atangira ngo ngende umukristo nzahora ndi, wageze ku gitero cya 4 kivuga ngo maze ninumirwa ngiye Kristo icyo ni kintu, ageze ngo icyo ni kintu gihumuri ngo kumva Satani. Donc ari kuririmba ariko anaflowinga, anakurikiye iki match ya Manchester na irimo. Donc ari kumixing ibintu bibiri. Urumva Satani atari umunyamanyanga, urumva adafite amayeri menshi yo kugira ngo yobye intore z'Imana. Bibiliya imuvugaho neza, iravuga ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura. Ariko Yesu ari ijambo yavuze Yohane 10:10 niho wari uvuze. Yaravuze ngo ariko jyewe naje no kugira ngo intama zanjye zibone iki ubugingo, ndetse zibone bwinshi. Ageze 16 yaravuze ngo mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo. Abantu barayobye, ntabwo bazi ko kwa Yesu ntabwo bireba umurokore, ndavuga umwadeperi. Kwa Yesu ntabwo bivuga ngo ndareba ngo umwadeperi gusa. Oya, sindeba umukatolika, mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, ahubwo nazumuye kuzizana. Iyo Yesu avuze ngo zitari zo muri uru rugo, ni intama zazimiye ziva mu rugo. Mu yandi magambo n'abantu bose bakijijwe baragenda, izo nazo hari n'abatarakizwa. Niyo mpamvu Petero yanditse amagambo akomeye avuga ngo Imana itwinginga imbabazi nyinshi kugira ngo hatagira n'umugira gute kurimbuka. Ndashimira Yesu n'urukundo. Imana nihimba. Theo, hanyuma mu buyobe buriho bwinshi bugiye butandukanye, yaba ubwo mbona mu madini, mu bigisha b'ibinyoma, bari mu buryo bwinshi bugiye butandukanye bw'amabeberane. Umukristo akwiye gukora iki? Uwizera, nubwo mbizi ko naho yaba ari umuswa atazayoba, ariko birakwiye ko dukeburana nka Byiringiro na Mukristo mu rugendo. Yego, icyo dukwiye gukora nta kintu. Yego, no kuba maso. Cyambere no kuba maso. Icya kabiri tukongera tukibuka aho dukomoka. Ikintu gitumye abantu benshi bashobora no kuzabura ubugingo no kwibagirwa uko batangiye agakiza kabo bakambere. Bibiliya nusoma Yeremiya igice cyaho cya 6:16 dusome Yeremiya 6:16 mvuga ukuntu Yesu yavuze. Yarababwiye ngo Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu,
ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi nabashyiriyeho n'abarinzi nti nimubategera amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Noneho dore ikibazo gikomeye, abigisha b'ukuri nibategwa amatwi. Uri kuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana, muvandimwe, cyakora washyizeho ibintu by'ibishego, bavuze ngo Pastor Mutesi, ariko Mutesi yaragowe Mana, bavuze ngo Pastor Korode n'abandi bose ntashatse kuvuga, usanga aribo baforowinga, habaye saka, habaye ibintu nk'ibyo, ugasanga nibyo bikurikira. Ako Teo reka mbabwire, ari akantu kamwe nize n'abandi bera bose nimukavunwe n'ibi bintu. Ntabwo bituvuna. Bibiliya ivuga ku nzira ijya mu ijuru, ivuga ko ifunganye, irafunganye, sibyo? N'abayijyamo bayigishamo imbaraga. Yagera ku irembo rigari ikavuga ko ari igihogere. Kuki muvunwa nabyo? Ntabwo je bimvuna, ntabwo binyerereza umukozi w'Imana. Uzi impamvu bitanyerereza? Jewe nanabibwiye madamu wanjye, ndamubwira ati tugomba guhangana n'ibintu bibiri. Nitugira umugisha tukabona ivyo duha abana bacu, tukarya tukabaho, duhangane n'ikindi kintu cyo kurwanira ubugingo bwacu, kuko nta kindi dusigaje kwisi. Ubundi ugomba kuba concentré n'Imana, ukayinginga ukabana nayo. Pray. Ndagira ngo dusanga nk'abagera ku musozo, tubwire abantu ikintu cyitwa kuba maso, bongere bazirikane uko bahamagawe. Dore kuntu Paulo yabwiye Abakorinto, yarababwiye ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu. Umuntu aramutse azirikanye uko yahamagawe kera gikizwa, akongera akibuka inzira ya kera, ni Bibiliya bivuze. Navuze ngo mubaririze inzira za kera, barokore musubiraho mwakiririjwe, mwongere mwibuka umuriro mwari mufite mugikizwa, mwibuka kuntu mwirindaga ibyaha, mwibuka kuntu mwajyaga mugira initiative cyangwa se mukagira ubushake bwo kuba mu buzima budakora icyaha. None umunsi wa none Satani yabazana ibintu byo kubayobya. Ariko hari ijambo Yesu avuze, aravuze ngo muri icyo gihe bazayobya benshi. Ariko uyu mugabo bita ati Kristo azayobya n'intore z'Imana. None aho kugira ngo tutayoba, ikintu kiza gutuma tutayoba nta kindi, ni ukuzirikana uko twakijijwe, tukababariza inzira za kera, tukongera tukibuka agakiza ka kera, kuko ibiriho ubu byo biteye ubwoba. Ibiriho ubu biteye ubwoba. Reka mfate umwanya shimire Theo ufashe umwanya akatuganiriza. Shimire nawe mwene data wafashe umwanya ukadukurikira. Mubwire ngo ibiganiro byacu byo birakomeje nakagaruka. Ibi bihe n'ubuhanuzi ni ikiganiro muzajya mugomba gukurikira umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Tewe Imana igumugisha, nawe wadukurikiye Imana igumugisha. Mwibuke gukora subscribe, munabisangize na bagenzi bacu kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.